ni nanjye ugiye kukwishyura ariko njye ntabwo nishyiraho imitungo yanjye wapisha abagore ndabazi akamera ubwo muri iyo bewe ufite amanyanga ntabwo ari amanyanga njyewe nta mutungo wanjye buriya n'inzu mbamo n'imodoka ibintu byanjye byose byanditse kuri mama ariko noneho abagabo b'iyi minsi mwabaye umuteruga ntabwo twabaye dute ntabwo ukiyandikaho imitungo ngiyandikaho rega umugore n'umwana wundi ejo se nankubita ishoka umugore mwasezeranye ubana n'umugore twarasezeranye twarabyaranye twaragiranye gute biramaze nuse ntabwo umugore aguhinduka mwarabyaranye se yaguhinduka ku buryo ufata imitungo ntagiye na kimwe yandikaho reka njye nta mutungo nyashira ku mugore ejo umugore yaguhenera ukabura ahantu ujya usa ntabwo ujya ubibona reka bagasharuguranyumeje njye ndishakira amafaranga ngana we ngira inama uwari wabyarika kuri ndese umugore ubu si imitungo yawe n'umugabo bibanditseho mwembe njyewe umugabo wanjye tumeze gutya natwe tumeze gutya ariko rero hanyuma ku buryo umukinga guteganya ko ejo bishobora kwanga nose ejo byanze burake ke kubona ari umuntu tuzamarana imyaka ingahe ni umwana mwiza ntabwo biraba ni umwana mwiza ndabyemera ariko rero ngomba kugira akantu k'ubwenge imitungo yanjye igiye ku mugore ko zurantunguye erega nibyo ntabwo ari ibintu bya se none njye umugabo wenyine ubyumvanye buriya nuko n'uwa batabikubwira ushaka gusanga buriya ni afite utuntu ku ruhande utazi erega abagore ntabwo abagore ari abakwizerwa kubera ikiruga warahindutse byagenze bite ntabwo nahindutse ariko nyine ntabwo abagore ari abantu bo kwizera guhindukanye basi nta kibazo pe ni Imana y'u Rwanda ariko sibwo ntabwo bizi ko byeze ko abagabo basigaye bakunda gutsimba imitungo abagore yabo ngomba kumbwira hano kino kintu kirimo akantu ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru uriya mugore wanjye ni imfura ni Imana y'u Rwanda ariko nyine bigeze ku mitungo baravanga umugabo nake